What's up my people, hello again, KS Rwanda. Nongeye kubasuhuza aba followers y'icana yacu KS Rwanda. Tugiye kurebera hamwe ese ni ibihe bintu birindwi umukobwa mbere yo kureba ku butunzi ashobora guheraho akunda umusore amuhitamo eske niba bazishobora kuzabana. Ibi tugiye kureba turakoresha ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo gikomeye cya Eltrema. Ku mwanya wa mbere bagaragaje yuko buriya ngo mu bintu umukobwa ashobora kugenderaho ahitamo uwo bazabana, icya mbere areba imiterere agomba kubanza kurebamo eske umubiri wawe ugaragara gute, ese uri umusore warateruye, uri muremure, uri bogari, uburyo abavuga ati muramutse mubyaranye n'umwana nta karwara kapfa kumwata kuko kiboneye. Icyo rero ni kiri mu bintu umukobwa ashobora kuba yagenderaho mbere yo kureba ubutunzi aguhitamo ko mushobora kuba mwabana. Icya kabiri, uru rubuga rwashyize hanze rwagaragaje isura mu maso, ubwanwa, gatuza, mbese amatwi, amazuru, umusatsi, mbese uburyo ki ugaragara, isura yawe, akavuga ati kabisa uriya musore turamutse tubyaranye nk'umwana yazaba Miss Rwanda cyangwa akaba Mr Rwanda. Icyo rero nacyo ngo kiri mu bintu bituma abakobwa bahitamo abasore bazabana. Icya gatatu bashyize hanze bavuze ko ari uko ugaragara mu bantu, kugaragara mu bantu, umusatsi wawe, imyambarire yawe, ukuntu wambara agasuti cyangwa se agakote, agashati, uburyo utebezamo, agakweto, uburyo uberwamo, nyine uko ugaragara, ibyo bintu ku buryo nawe aterwa ishema no kuba yakereka abakobwa b'inshuti ze ati uriya niwe muhungu dukundana. Kandi nawe wigendeyeho buriya iyo ugiye guhitamo umukobwa ubanza kureba uwo mukobwa agaragara gute. Noneho ku mwanya wa kane turahasanga icyizere. Ese icyizere wowe wifitiye buriya ku munsi wa mbere wagiye kumubwira ngo ndagukunda, icyizere wari wifitiye we ubwe agusoma mu maso, ibyo yagusomyemo nibyo byamugaragarije. Ese uyu musore kuko ni umuntu wabasha kuba yafata inshingano zo kuba yabasha guhandoringa ibibazo by'urugo rwacu. Ese uyu muntu mbega nyine icyizere wowe wagiye muri wowe wifitiye, niwe waragiye uhetse amaboko cyangwa uyikoreye, cyane warabanje kumutinya, niba waragiye uri stable, uri feeling n'ibyo ugiye kumubwira, nta kabuza rwose umukobwa agomba kuguhitamo ko mwabana. Ubwo rero ndashishikariza abasore kwigirira icyizere. Noneho ku mwanya wa gatanu uru rubuga Eltrema rwagaragarijeho ko ku mwanya wa gatanu hari ibiganiro. Ese uburyo uri sociable mu bantu, niba kureba mu bandi bantu uganira ute, si iyo muri kumwe uganira ute, uramusetsa. Abakobwa buriya bakunda abantu babasetsa. Ni uri wa muntu umugera imbere ukaba calme, yego nyine ni byiza kuba calme, buriya ababebe benshi bakunda umuntu uri calme, ariko nanone wiba shy cyane. Sometime unyuzamo umusetse, muganire, mubrage, mbega abakobwa bakunda nanone umuntu basetsa, wa muntu utazajya bakanga mu gihe muzaba muri kubana ngo umukanga ngo wewe yikange. Nyine bisaba ngo abe ari umuntu utamukanga, bahuza, mbega bari sociable. Iyo muri kumwe muri kuganira ese muba mwishimanye gute?
noneho ku rubuga rwa Elcrema icya gatandatu ngo baje kugaragaza yuko buriya ari gusetsa ndabisubiramo, iki cyenda gusa n'ikiriya cya gatanu cy'ibiganiro. Buriya gusetsa ku bantu b'abakobwa barabikunda cyane, bakunda burage. Sinzi niba ujya ubona nk'iyo mu Rwanda habaye ibitaramo by'inoza bya bano bakomediyanizi barimo barasetsa abantu, ukuntu abantu baba bakubise buzuye. Buri ugiyemo ukajya kubarura ushobora gusanga 60% cyangwa 70% ari igitsina gore, kubera yuko bakunda ibintu byo gusetsa. Mbega nyine ku buryo umusetsa mukishima mukaganira cyane, buriya icyo kintu abakobwa bakigenderaho. Twagiye turebe ese ku mwanya wa 7 ari nawo wa nyuma wacu hari iki. Umwanya wa 7 hari inseko iryo usekamo. Niba uri wa muntu ushaka nko kumara icyumweru utariborosa, yo guseka umuntu agahita apfuka ku mazuru akareba ku ruhande, saba ngo nyine uba uri umuntu w'igisuku, useka neza, mbega nyine useka bigaragara ko no ku mutima biriho, atari bya bintu byo guseka wiyerurutsa cyane. Buriya kandi buriya mu maso yawe ugaragara nkaho buriya ngo niho bashobora kurebera niba uri indyarya cyangwa se utari indyarya. Niho bashobora kubonera ko uri indyarya cyangwa utari indyarya. Mu misekere yawe ni ingenzi. Rero basore banjye ndabashishikariza kuba mwareba kano ka video mukagakunda, mukagakorera share ku bashuti banyu, twese tukabasha kwibonera aba girlfriend ndetse n'abagore beza bacu bahazaza. Ndabashimiye rero kureba ino video, kandi mbashimira gukomeza kubana natwe hano kuri KS Rwanda, mbasaba gukora subscribe. Thank you for to watch my video. Ciao, bye bye, love you too.